pensez que Congolais mujisi mulifanya mulitumana vice gouverneur auwe Magloire? mwe muratekereza ko mwebwe abanyekongo ibintu mwakoze mu by'ukuri ari ibintu bifatika gutuma vice gouverneur cyangwa se umujyanama Magloire yicwa? Muratekereza se ko turi kumwe namwe? Ntabwo turi kumwe namwe rwose. Ubwo mutekereza ko rwose umuntu wese uri kuri ruhande rwa M23 yabashyigikira mwebwe? Abantu barashaka ko abantu bongera gusubira mu mazi bakicirwamo, ibyo bintu birashoboka. Ariko ikintu ukababwira nta handi hantu ho kwerekeza dufite, ubu nta hantu ho guhungira tugifite, ni ukurwana paka tubonye uburenganzira bwacu. Ibintu mwakoze birababaje cyane, mwakoze ikintu kibi cyane kandi rwose abanyekongo bose bari ku ruhande rwa M23 ntabwo bari kumwe namwe rwose ku byo mwakoze. Ni ukuvuga ngo rwose ibyo mugomba kubyicuza, murica umuntu nk'inyamaswa. Twebwe ubwo mwumva turi muri revolution cyangwa se mu mpinduramatwara? Urashaka ko njyewe nsa nk'ugoranye, njyewe nshobora kwemera gupfa aho kugira ngo bene amabanga ya AFC M23 nsanzwe mfite njyewe yose ntayapfana. Nijwi rikomeye cyane ritugezeho muri studio, barimo kuvuga ko rwose imboni zacu zitubwira ati ni umujinya mwinshi wa Colonel Wiringoma agaragaza uburyo Bwana Magloire Paluku yishwemo. Uyu akaba yari mujyanama mu by'itangazamakuru wa Bwana Corneille Nangaa, coordinator wa AFC M23. Bakaba bavuga bati rero ashize umucyo cyangwa se ashize donc umurongo atanze umucyo ku byabaye mbere yuko Bwana Magloire Paluku yicwa. Bishatse kuvuga ko muri AFC M23 hashobora kuba harimo kutumvikana ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Uwo rero akaba ari umujinya tugicakisha neza cyane kugira ngo tumenye se aya makuru yabatanzwe muri iyi audio yaba araye. Turibuze kubabwira ko AFC M23 na FARDC rwambikanye hariya ikibati muri Warikare. Ubwato bwa gisirikare bw'u Burundi bwatwitswe na M23 muri Tanganyika. Yo namakuru atugeraho imboni zacu zaziduha. M23 rero yanze imigirire ya MONUSCO ishinja kuba indyarya hagati yayo na FARDC. Katari ishimiye Uburundi nyuma yuko General Neva cyangwa se President Evariste Ndayishimiye yari amaze gukosora Ministre Edouard Bizimana w'ububanyi n'amahanga wari umaze kwijandika mu gusebya iki gihugu cya Katari gifatwa nk'umuhuza hagati ya AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tereze Kayikwamba amaze gushimangira ko byanze bikunze u Rwanda ruzava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho Amerika nayo yongeye gushimangira ko amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo atazahera uko nguko. Trump amaze gukanga perezida mushya wa Venezuela, nawe ati Amerika karibu cyane kandi muhawe ikaze muri Venezuela kugira ngo dukorane. Ibi byifashe bite na makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Nitwaje ho bimunye ntwari Kevin kwanga bw'ibyuma mu kanya turabatuje uburyo burambuye muri aya makuru. Keep subscribing. Yes, mwarakoze kubana natwe kuva mu gitondo saa 6 nimugoroba. Tubifurije ibihe byiza bitewe naho Fizo oreri yanyu igeze. Murabizi neza cyane ko tubivugira hano i Kigali mu Rwanda, mukabyumvira mu mpande zose z'isi, uhereye muri Amerika, Asia na Oceania, Afrika n'Uburayi. Abumva ururimi rw'Ikinyarwanda rwose dukoresha ibyo ngibyo ruca abana ko muba mutwumva. Ibyo turabyiringiye kandi tubibona muri komenti zanyu. Twizera ko intangiriro z'umwaka none mukomeje kuzitwaramo neza. Nuwa mbere ku itariki 5 z'ukwa mbere 2026 tuba turi kumwe rero n'Inuma Transport Limited idukodesha imodoka zitwara imizigo, fuso n'amakamyo, ikaba ifasha abantu bashaka kwimuka ibimura neza cyane, ikaba itwara abantu bagiye mu butumwa bw'akazi, igatwara abantu bagiye gutembera, ikodesha imodoka ku bantu bari mu kiruhuko, ikodesha imodoka zitwara abageni, imodoka twazise imivanda. Kuri 0788 27 waba uri mu mahanga ugashyira gutenya 550 788 27 91
86. Email ni numatransport@gmail.com. Dukorera muri Duhari na Cooperative Building etaje ya kabiri haraguru y'umukino Plaza mu Gakiriro ka Gisozi. Nuko nguko twebwe dutangira, kandi ubwo dutangiriye ku rugamba mu mirwano ikomeye cyane yatangiye mu isaa 10 z'igitondo kuri uyu wa mbere tariki 5 z'ukwa mbere 2026, aho M23 ndetse na FARDC rwambikanye hagati ya FARDC nyine na M23. FARDC ifashwa na Wazalendo, Kongo ikavuga iti namwe M23 mimo murafashwa n'u Rwanda. Mirwano rero kubera ahitwa Ikibati muri groupement ya Ruberiki muri territoire ya Warikare. Mu gitondo rwabyutse rwambikanye cyane, induru urusasu ruvuza induru, no kuvuga ngo abaturage hariya ntibaguwe neza. Ni mirwano yari ikomeye cyane na nubu ikirimo kuba mu gitondo, kuvera mu gitondo kare cyane, aho M23 yahanganye na FARDC ahangaha muri Ruberike nyine muri Kivu ya ruguru muri Warikare. Nkuko rero amakuru abivuga, aragaragaza ko rwose ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zagabye iki gitero, zigaba kuri position z'inyeshyamba za M23 zifite gahunda yo kuzikura muri kariya gace, ubundi zigafata kara gace ka Kibati. Ariko nanone M23 yababereye ibamba ahitwa za Kashebere. Amakuru avayo aragaragaza ko naho hari kumvikana ibisasu bikomeye cyane, imbunda ziremereye n'iziciriritse zirimo gusubirikanya, bikaba byatumye rero abaturage barimo kugira ubwoba bagahunga. Icyo bariko cyo ni cyose bari guhita bihungira icyerekezo barimo kwerekezamo, cyo turi buze kukibabwira. Nkuko iyi mirwano rero, bitewe n'iyi mirwano, urujya n'uruza ku mihanda rwahagaze hagati ya Kashebere ndetse na Mungazi, nkuko amakuru yuzuzanya rwose atugeraho abitangaza, ntabwo ibintu byoroshye. M23 rero ikigabwaho ibi bitero, icyo yakoze kwabaye kuzingiramo hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abawazarendo batatojwe neza ku rugamba, kuko ibyo byo murabizi neza cyane ko abahungu barwana bihambira donc nta n'ibikoresho bya gisirikare byinshi bafite bibarinda amasasu, ibibafasha mu buryo cyangwa se ubundi. Uburyo amakuru atugeraho agaragaza neza cyane ko abagera kuri 7 bamaze kuhagwa ku ruhande rwa FARDC, ariko mukaba mubizi neza cyane ko bigoranye ko ku ruhande rwa M23 amakuru atugeraho uko yakabaye. Ntabwo turabasha gufatisha neza umubare w'abahaguye, ariko kubera yuko ku ruhande rwa FARDC bo baraswa bagasiga imirambo bakiruka, M23 basha kuyibona. Ubwo nyine amakuru aba yamaze iyo M23 kimara kubona iyo mirambo, amakuru aba yatugezeho tayari. Ubwo rero aba yatugezeho, ariko kugira ngo bazabone uwaguye ku rugamba ku ruhande rwa M23 byo bikubiye gake cyane. Andi makuru atugeraho ava muri Fizi hariya nuko ku munsi w'ejo rwose ubwato butwaye ibikoresho bya gisirikare kandi nabwo bwa gisirikare bw'ingabo z'u Burundi bwashwanyagujwe cyangwa se bwarashwe burashya burakongoka, buraswa na AFC M23 twirwaneho, nkuko bitangazwa n'imboni zacu zirimo kugenda zitubwira iby'aya makuru. Ni hariya muri Tanganyika byabereye. Nuko bimeze, ariko nanone ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiziri kurwanira mu gace kamwe gusa, kuko n'ubundi murabizi neza cyane ko zifite abanzi henshi, uhereye kuri ba Mobondo muri Kinshasa, hariya mu micungararo ya Kinshasa, ugakubita muri Ituri, ugakubitamo za CRP ndetse na za ADF, aho hose zafite abanzi. Noneho wakubita kuri M23 rugasya hakaba gusya utanzitse, kubera yuko M23 iba yarafashe defense cyangwa se offense, kuko ya defenda ya offensinga byose irabikora, igaba ibitero cyangwa se bigabwaho irabikora. Ariko niyo mutwe bigaragaje nk'ufite imbaraga kurenza indi mitwe yose Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nawo rwose umaze gufata ibice bifututse cyangwa se bigaragara. Usibye ko Kongo ivuga iti byanze bikunze murabizi neza cyane, ntabwo ari mwebwe mwirwanira, ahubwo turarwana n'ingabo z'u Rwanda. Nyuma rero tugiye kubabwira buryo ki ahitwa Centre Commercial ya Bure muri territoire ya Jugu muri Turi, nyuma y'imirwano ikomeye cyane abarwanyi ba CRP birukanse, nkuko amakuru atugeraho abitangaza. FARDC yabakubise umugenda, mbese yabakubise by'intangarugero, yabakubise igikubara giteye ubwoba.
amakuru y'urugamba turi buze kuyagarukamo, turaza kuba turi kumwe n'imboni zacu kuko nk'ara muri Baraka hari ibyabaye, za Uvira nanone turasubirayo, za Makobora aho tuba tuhafite, za Nzibira mu Warungu hariya tuba tuhafite, za Hembe tuba tuhafite neza cyane. Monisco, iyo ni Lawrence Kanyuka wandika ati la Monisco doit mettre en terme son hypocrisie, ni uvuga ngo uburyarya bwa Monisco turabuhaze, ngo igihe kirageze ko ubugome bufatiye ku mpamvu za politike, kandi nanone ugasanga Monisco ubwo bugome iraburebera, ati rwose ire de notoriété publique que la majorité des frappes menées par les drones de forces coalisées du régime de Kinshasa sont rendues possibles par les nations, les rotations de reconnaissance de la Monisco. Ngo ubundi M23 imaze kurya amavubi iravuga iti ibi ngibi byo gukomeza kutwihishamo Monisco itwihishamo, turi kumwe hano Goma, turi kumwe Bukavu, ariko Monisco ntabwo ikiriyo, turi kumwe hano Goma, za Rucuru, za hehe, za Masisi, tukaba turi kumwe mutwihishamo, ariko twamaze kubibona neza cyane ko ibitero by'ubugome ndetse n'ibyifashishije indege za drone bigabwa na FRDC ku gice duherereyemo, urebye n'amakuru aba yatanzwe y'ubutasi aba yatanzwe na Monisco iyaha FRDC, hanyuma ubundi bakatugabaho ibitero. Ahangaha ucyumva ko ari Monisco itanga amakuru kuri FRDC, uhita wumva neza ko FRDC idahagurukije kurasa ku baturage, kuko Monisco ishinzwe kubungabunga amahoro, kuyagarura no kuyabungabunga. Hanyuma rero ntabwo yafata amakuru y'ubutasi ngo yajyane muri FRDC iyo ibaha amakuru yo kuza kurasa ku baturage, ahubwo ibaha amakuru y'ubutasi ishaka ko baza kurasa kuri M23. Ayo makuru rero ariko iyo maze kurasa amakuru yita ivuga iti rwose barashe avegrement ku baturage nkaho nta ngabo za M23 zari zihari. None rero M23 imaze kuvuga iti Monisco niyo itanga amakuru y'ubutasi, bigatuma batugabaho ibitero simusiga. Hanyuma rero baravuga ngo le silence est une action persistante de cette mission face à ces crimes, la lande moralema et politiquement comprise. Ukuntu Monisco ngo ibyumva igaceceka cyangwa se ntigire n'ikintu ikora ku bw'ibyo byaha biba byakozwe cyangwa se ubugome buba bwakozwe na FRDC, ibyo ngo bituma M23 ifata Monisco nk'umufatanyabikorwa mu mugambi mubisha ukorerwa abo ku ruhande rwa M23. La Monisco doit citer clairement le régime de Kinshasa comme responsable des meurtres de civils à Masisi centre et ailleurs dans l'est de la République démocratique du Congo, et condamner sans équivoque les violations répétées du cessez-le-feu par ce régime. Ngo Monisco ubundi ikwiriye gushyira ahagaragara uburyo leta ya Kinshasa ariyo ikwiriye kubibazwa ubwicanyi bwakorewe abasivile hariya Masisi centre, ubwo drone yazaga ikarasa ku baturage hariya, ndetse no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abamagana ndetse bidasubirwaho, ikamagana inahana, nashakira uburyo hafatwa ibihano ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ikomeje kuviolatinga cyangwa se kwangiza agahenge katekerejweho, agahenge ko guhagarika, donc agahenge k'imirwano. Rero ibyo bigomba kuhagarara. La responsabilité de la Monisco est engagée au même titre que celle du régime de Kinshasa, notamment en raison de sa proximité opérationnelle avec les forces coalisées, à la des opérations conjointes successives jusqu'à l'opération dite Springbok. Cette collision ne peut désormais plus être niée. Ngo ubundi urebye Monisco icyo ikora iri ku rwego rumwe n'urwa Kinshasa mu kugaba ibitero. Ni ukuvuga ngo ibitero Kinshasa igaba cyangwa se FARDC birangana neza n'ibyo n'ubundi Monisco igaba, kuko birasa nkaho bakorana hand in hand. Hanyuma nawe bakavuga ati by'umwihariko rero barakorana bya hafi, basa nkaho ari ingabo zihurijwe hamwe, ku buryo bageze naho batangiza operation Springbok. Yongeyeho twayigarutseho cyane. Springbok ubwo twayifata
operasiyo impara, operasiyo impara bayihurije hamwe, barayitegurira hamwe, bayikorera hamwe, ariko successfulness yayo kugira ngo ibe successful ntabwo tubihamya, kuko bigomba kuba byaragarukiyemo hagati, baratinya bose. Ubwo rero ngicyo ntabwo bashobora kugihakana. Imasisi centre barakwereka ko rwose umubare w'abapfuye nibura bamaze kugera ku 10, ndetse abagera kuri 50 barakomeretse sana. Abasivile bose, abo bose ngo ni abasivile. M23 ntishobora kwemera ko ari abasirikare bayo baguyemo, ntabwo bishoboka. Ubwo iyo mibare uko ari 10 bahita bayishyira ku basivile, ariko bashobora nabyo birashoboka ko baba ari basivile bakomeretse bakababo, ariko ntihabuze ingabo za M23 nazo zahaguye, tudashobora kumenya. Ngo iyo mibare rero ntabwo ari imibare mito mu by'ukuri, iragaragaza ko rwose ari akaga gakomeye kaguriye kiremwa muntu, katumye rwose kavuye ku bitero nk'ibi ngibi bidatekerejweho, ibitero rwose by'abasivile byakozwe ku basivile. Kwanga bw'ibyuma baradufasha ku rundi ruhande, ibitero byakozwe rwose ku basivile. AFC M23 ikaba ibwira communauté y'igihugu cyangwa se mpuzamahanga kuba umutangabuhamya, donc batanze umugabo ho, communauté mpuzamahanga batanze umugabo ho, isi yose muri rusange, ko ubu bwicanyi bwakunze kugenda bukorerwa abaturage mu buryo bwisubira, bikozwe kandi na leta ya Kinshasa, ariko MONUSCO ikaceceka ikarebera. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ifite kubikurikiranwaho, nyamara rwose isi yose ikayihanga amaso, ikayirakarira bikomeye cyane mu by'ukuri. Ati abaturage ba Kongo bagomba kuba barinzwe mu buryo bwihutirwa, kubera yuko leta y'ubwayo yarashonze, ntabwo ikiriho, irababaje, iteye agahinda. Ubwayo ni leta idahana, ni leta yirebaho, leta y'ibisambo. AFC M23 rero igakomeza kwemeza ko yiyemeje kandi ihari kugira ngo ikore ibishoboka byose kugira ngo igarure umutekano n'amahoro ku butaka bwose bwa teritware yamaze kubohora, ariko nanone ikazanongeraho na teritwari cyangwa se ibice bikigenzurwa kugeza n'ubu, twavuga ko bikigenzurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngaho hose ihagomba umutekano. Hari icyubahiro abaturage ibagomba cyo kubarinda neza cyane abaturage ba Kongo. Hanyuma rero ibi bitewe n'iki? Bitewe n'uko ku munsi w'ejo MONUSCO yageze gutya rwose iravuga iti tubabajwe bikomeye cyane n'amakuru twakiriye yuko drone za FARDC zakubise Masisi centre, hanyuma kikaba cyarabaye igitero cyiciwemo abantu benshi b'abasivile, ndetse n'ibikorwa remezo bikahangirikira. Ibyo rero nibyo M23 kimara kubisoma yavuze ati ni agasuzuguro sha, mujye muvugisha ukuri, muvuge neza ko muri abafatanyabikorwa babadugabaho ibitero mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Kandi ubwo ku ruhande rw'u Rwanda narwo bwana Olivier Nduhungirehe Jean Patrick akaba yahise abisamira hejuru avuga ati mwagiye mu precisa mukavuga muti aba ni abafatanyabikorwa, cyangwa se mukavuga muti aba ngaba bakoze ibi ngibi baramenje, ariko dukorana nabo, kuko yahise abibutsa imyitozo yigeze gutangwa na MONUSCO, ndetse iranabipublishinga cyangwa se bishyira ahagaragara iti turimo turabatoza gukoresha drone n'intwaro ziremereye, ibintu bavuga bati ku ruhande rw'u Rwanda rwavuze ruti ni ikibazo gikomeye cyane, namwe muri abakomplice cyangwa se muri abafatanya ibikorwa muri ibi byago abaturage bagenda bahura nabyo muri rusange. Nuko nguko bimeze. La dignité d'histoire congolais ko AFC Alliance Fleuve Congo yakomeza ivuga iti abaturage rero ba Congo ntabwo donc igitinyiro n'icyubahiro cy'abaturage ntabwo gishobora kuboneka wo hazari cyangwa se ku buryo bwa bushyike. Ati ubundi kubona igitinyiro cyangwa se icyubahiro cy'abaturage ni umusaruro cyangwa se ni urubuto
ruba ruvuye mu mahitamo meza ya politike y'abantu batinyuka bagafata ibyemezo bikomeye ariko bifite akamaro. Rwose bati mu by'ukuri icyo cyubahiro, icyo gitinyiro kigomba kubaho igihe cyose leta yahagarika kureba ku nyungu zayo bwite, igashyira umuturage imbere, igashyira umuturage muri misiyo, ikamugira nyambere muri misiyo zayo za buri munsi, aho imurinda, aho kugira ngo imwamagane cyangwa se imuteshe agaciro. Bati rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahakana rwose igitinyiro cya muntu, baravuga bati rwose ahubwo aho kugira ngo bamuheshe icyubahiro baramwica, mbese baramuhutaza. AFC M23 ikavuga iti rwose donc iyo dignité cyangwa se icyo gitinyiro, icyo cyubahiro cyarangijwe kubera ko politike ya Kongo ubwayo yaratsinzwe, ntabwo ifite ubushobozi bwo gukora ibishoboka byose ngo igendere ku mategeko ashoboka, donc iracyajandajanda, mbese ifite uburyo idafatiye hamwe. Selon le régime de Chirombo, uyo ni Alliance Fleuve Congo, ngo le citoyen congolais est réduit à un spectateur impuissant de discours créés pendant que l'insécurité, la pauvreté et l'humiliation s'érigent en instrument de gouvernance. Mu by'ukuri iyo mubirebye mubona ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo butarafashe rwose umuturage nk'umuntu uri aho ngaho udashoboye, mbese uhora abwirwa amagambo yo kumuca intege, iterambere rikaba ryaranze. Nyamara umutekano ntawagira, ubukene buranuma, aracishwa bugufi uko abonye, mbese yafashwe nk'igikoresho gitanga inyungu ku bategetsi gusa. Ati rero icyo gitinyiro cya muntu aba akwiriye kugira ntabwo kigeze kimuhabwa, cyangwa se ntabwo Kinshasa yigeze igishyira imbere. Urumva rero donc cyatanzwemo igitambo, aho kwiyubaha, guharanira ko amahanga kubonamo agaciro runaka, biteshwa agaciro, biburizwamo na corruption cyangwa se ruswa, ukudahana ndetse no kubaho byambara ubukeye by'ubutegetsi bugendera ku ivangura ry'amoko. Iyo ni AFC M23 bivuga. Kubera rero iyo esheke cyangwa se uko gutsindwa kwabayeho, ngo igihe kirageze ngo ibintu nk'ibyo bihinduke. Mu bice rero byamuhowe na M23, ngo yakoze ibishoboka byose kugira ngo ihagarure politike y'umwuka mwiza, aho abaturage baturana badatongana, ndetse buri wese akatangiye kwiyumvamo agaciro afitiwe cyangwa se agombwa nk'ikiremwa muntu, ndetse kandi ari we mugenerwabikorwa w'ibikorwa byose. Donc uwo mutekano, ibyo terambere, ibyo byose ibiri gukorwa byose mu bice ngo bigenzurwa na AFC M23 niwe biba bigenewe, ni umuturage ubwe. Ngo ntabwo rero ari slogan, ntabwo ari amagambo yo kuyamasigara cyicaro, ahubwo ngo niko AFC M23 yawe yabiteruye biyubatsemo, igomba gukorera ibyiza abaturage kugeza igihe bayishimiye, kandi koko batangiye no kuyiyumvamo nk'uko yo ibitangaza. Ati rero bati mu by'ukuri dufite strategy yumvikana y'imiyoborere ifatiye ku bigaragara, ku bikorwa bifatika, ndetse rwose iti rwose twebwe turabikora kandi bigakunda, aho Kinshasa iyo yabijugunye cyangwa se yabyangije kurushaho. AFC rero ikavuga iti turagarura ituze, turagarura umutekano, turagarura icyizere hagati yacu n'abaturage. Ngo rero icyo cyubahiro kigombwa umuturage wa Kongo gifatiye ku nkingi zigera kuri 6 zikomeye cyane, donc ziri mu cyerekezo kandi gihuriweho n'abagize AFC M23, harimo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu, ndetse n'ubusugire nyabwo bw'igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iya mbere rero muri izo priye cyangwa se muri izo nkingi harimo nyine souveraineté alimentaire, ni ukuvuga ngo agomba kubaho ubusugire bw'ibanze bugomba ku souveraineté alimentaire, ni ukuvuga ngo hagomba kubaho kwihaza mu biribwa, abantu bakagomba
bakagomba kuba batarangwaho inzara, ukeneye kurya akarya, kunywa akanywa, nta nzara ntaki. Bati rero abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ntabwo barakorana abanyamaboko barakora, ariko usanga ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateshwa umutwe, batabona umusaruro. Ariko nyine wumve ko hano ibi n'ibivugwa ku ruhande rumwe, Kongo nayo ibifite ibyayo bivuga, ibi n'ibivugwa ku ruhande rumwe, ntabwo wabiha agaciro gakomeye cyane ku ruhande rundi, kuko narwo bafite ibindi bakubwira. Ese bakubwira ngo ku ruhande rwa Kongo ngo ntabwo barya, ngo bishwe n'inzara, ukumva ko bose bishwe n'inzara? Se hari abadakora nyine bicwa n'inzara. Mbese ngo n'abaturage bahungeswe bibereye aho ngaho, bameze nk'abidishyi gusa, baba bari aho bakarama gusa. Ubwo rero ngo bagomba kugerwaho n'ibiribwa byiza kandi bihagije, ibyo ngibyo bikaba bibagira independent, bibagira abantu bigenga, muri make ngo utariye nta bwigenge waba ufite muri rusange. Bakakubwira bati rero mu by'ukuri kominote za Repubulika zose Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba guca iyo ngoyi yakomeje kugenda ibabata yo kuba depanda, cyangwa se yo kuba barambirije kuvuga ngo leta se iratugenera iki. Bakwiriye kubaho barendepanda, bigenera, bakora ibyabo bakabyungukamo. Mu by'ukuri leta ngo yamaze kuba itsindwa mu nshingano. Mu bice rero bigenzurwa bifite umutekano wa AFC M23, ibyo ngibyo rwose ngo kiri kugenda gikemukaho, ubuhinzi bukorwa neza ukabibona, ubucuruzi bugakorwa bikemera, abaturage bakaba batakibwirwa iby'inzara muri makeya. Inkingi ya kabiri rero nicyo bise l'accès universel à l'eau potable, amazi meza. Udafite amazi meza ngo kaba kayenze. Nuvuga ngo amazi ntabwo ari akwiriye kubona, ntabwo akwiriye kuba agasesheshwa rumuri, cyangwa se ntabwo akwiriye kuba abona umugabo agasiba undi, kuko rwose amazi ni ubuzima, amazi ni ubuzima. Umutekano wamaze kuboneka, icyo bari gukora ni ukubaka ibitembo, ibikorwa remezo bizana amazi mbese muri rusange hagamijwe iterambere. Ngo aho amazi yabuze indwara ziratongora, impfu za buri kanya ziraba, mbese isuku iba yabaye nkeya cyane, abantu bicwa n'umwuma. Ariko iyo bamaze kubohorwa, umuturage ahita ahabwa ibikorwa remezo bimugezaho amazi, ubundi akavimvira kabisa. Iya gatatu rero ni energy comme levier de développement. Urumva ingufu, amashanyarazi agomba kuba ari igikoresho kiganisha ku iterambere mu bice bigenzurwa na AFC M23. Bati twe tugiye kwimakaza uburyo twashyira iterambere, twashyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bizana umuriro w'amashanyarazi. Aho yageze imirimo iravuka, abakoresha amamashini, ubukorikori, aho hose bifashisha ikintu cy'umuriro w'amashanyarazi, bifashisha ingufu z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo biteze imbere. Ibyo ni ibikorwa remezo mbese M23 igenda ihigira ivuga iti byose tugomba kubigeraho, kandi muri quartier zose iz'imijyi ndetse n'iz'ibyaro, aho leta yanze donc aho leta yanze kumurikira, twebwe tuzahamurikira. Nuko nguko bo babifata. Inkingi ya kane bayise le logement et les infrastructures de connectivité. Urumva ni amacumbi n'ibikorwa bihuza abantu, niyo mihanda nyine, ubwo murabyumva. Ngo un territoire sans route est un territoire fragmenté et vulnérable. Ngo territoire itagira imihanda ni territoire iba yaramaze gucikamo ibice, kandi ubukene buyinjirana ako kanya. Ati rero tugomba twijeje abaturage bacu neza cyane ko nyuma yo gushyiraho umutekano, abaturage bakumva ko bawufite neza cyane, nta kindi ari ugutangira gukora uburyo abantu babona aho batura, ndetse baganatura bikemera, yewe akabaho no kubaka imihanda kugira ngo mu by'ukuri iyo sovereignty ibe iri tangible, ibe ifatika. Mu bice byose twafashe rwose ibyo bigomba kugerwaho, amahoro agahinda, ibintu byose bikaryoherera mbese ku ruhande rwa M23. Ubumwe bw'abanyagihugu bukajya mbere mbese muri rusange. Icya gatanu rero ni sante, ubuzima nabwo bwashyizwe imbere ndetse ku rwego ruhambaye.
ubuzima, ku buvuzi, donc ngo soigner se gouverner, restaurer l'accès aux soins, no? Isuku ikaba yose, c'est réaffirmer la valeur de la vie humaine, ni ukugarura indangagaciro z'ubuzima bwa muntu dans les zones libérées. La santé redevient une fonction centrale de l'État, l'impasse avec l'indéfense mortelle du passé. Ubwo rero ubuzima bagomba kubusigasira, mbese ngo nicyo kintu bagiye gushyira imbere, hanyuma bikajyanishwa, donc bagakora itandukaniro ry'ukuntu abantu bapfaga ku bwinshi mu bihe byashize. Icya gatandatu baracyita education, uburezi ni ishoramari ry'igihe kirekire kandi riri strategique, kuko ngo abajene badafite abajene bari eduke cyangwa se bafite ubumenyi n'uburere, ubwo baba barimo kugira gute, baba barimo gutegura hazaza habi. Ubwo rero ngo se préparer la stabilité et la souveraineté de demain, uvuga ngo ejo hazaza bahubakira bahubaka guhera uyu munsi bifashishije uburezi. Abaturage rero bamaze gusobanukirwa, bize neza, donc ngo abaturage bamaze gusobanukirwa, biba bigoye ko wabashukashuka utuntu turi aho ngaho, ntabwo baba bakiri abantu bo kujyana iburyo n'ibumoso, ahubwo icyo baba bashyize imbere ni ukudefanda igihugu, ni ukugikorera, ni ukucyubaka, ntabwo ari ukugisenya. Ubwo ukibaza niba bo bahanganye bo hatarimo abayize, ndetse n'uvuga ngo uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubasha kubeshya, rwo ntabwo rwize. Niba barushinja ko rubeshya, rwo ntabwo rwize, abize nabo barabamanipira rwose. Ubwo rero ariko barakubwira bati tugomba kubaka amashuri, tukubaka ibikorwa remezo byose biyerekezaho, kugira ngo mu by'ukuri tugere ku ntego. Ngo mais aucun de ces piliers ne peut exister sans la condition fondamentale, la sécurité. Atariko ibyo byose ntibyagerwaho umutekano atari wo ubanje imbere, kuko niwo pfundo rya byose. Bati umutekano ntabwo ari ukuvuga mu magambo, ni ukubishyira mu bikorwa, kandi mu buryo bwa buri munsi. Ngo ni condition cyangwa se ni ihame sine qua non, ni uvuga ngo ni ihame ridakuka, gushyira ordre mu bintu, iterambere rihita rikurikiraho, mbese bagaterera imbere icyarimwe. Aho umutekano uri, ngo amahoro nayo aba ahari, ntabwo aba akiri ikitiriro, nk'uko bikunda gukorwa ku ruhande bahanganye rwa politike ya Kongo, isa nk'aho iri fiction, mbese ngo ifatwa nk'ikinyoma cy'ubuhimbahimbano. Bati twebwe tugomba kubigira réalité à vivre. Ngo c'est cette sécurité qui permet aujourd'hui dans les zones libérées la reconstitution du tissu social, le dialogue intercommunautaire et la coopération économique. Le vivre ensemble ne s'impose pas par le décret, né de la confiance restaurée. Ubwo rero umutekano niwo uzadufasha kugeza uyu munsi ngo niwo uri kubafasha mu bice byose byabohowe, kubaka imibanire n'abaturage, bakaganira hagati yabo, bagakorana, bagatezanya imbere, bakabana badatungana, kandi rwose ntabwo ari ibintu byo kubivuga gusa, ahubwo biraharanirwa kandi bikubaka icyizere. AFC M23 rero ikaba ikomeza gushimangira ko hagomba kubaho gusimburana ku butegetsi utararambirana. Mbese mu by'ukuri ikavuga iti turagaragaza ko kugira ngo Kongo igere aha hose, nuko abantu bashaka kugundira ubutegetsi. Bati nka buriya mu by'ukuri yahagombye nka Tshisekedi kuba yaravuye iriya manda yamugaragaje ko adashoboye, yagombye kuba yararekeye iriya ya kabiri ntayigemo, igahabwa undi muntu ufite ubushobozi. Nuko babivuga bati rero hakwiriye kubaho ubushake bw'abanyapolitike bwo kurekura, ukaba ufite ikinyabupfura, ubizi neza cyane ko ugiye ku butegetsi, ufite ikinyabupfura ko nutsindwa, nubona ko utarimo kubyitwaramo neza, nawe bizaba bikugaragarira, ni ku bipimo, ureba aho intambwe uyivanye n'aho uyishyize. Icyo gihe uba usabwa kugira gute, kwiyevaka, ukavuga uti reka mbe mvuyemo, icyerekezo ntabwo ndi kugikurura neza, ntabwo ndi kwerekezanya n'imirongo migari, ntabwo birimo intambwe, umuvuduko igihugu kinsaba ntabwo mufite. Naho ubundi ibitabaye ibyo kuzahindura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bashaka kugundira ubutegetsi, ntabwo ngo bizakunda. Icyo gitinyiro n'icyubahiro rero abaturage ba Kongo na Kongo muri rusange bagomba nk'abanyekongo, ntabwo
ntabwo kiganirwaho ahubwo ntabwo bagisaba umuntu uwo ari we wese ahubwo bakifitemo ahubwo kucyegisiporota cyangwa se kukibyaza umusaruro cyangwa se kugishyigikira nibyo bintu byananiranye. Ati ni uburenganzira busa nkaho budakumirwa, butagibwaho impaka, budasubizwa inyuma, bakwiriye buri ruhande rukwiriye kuba rwumva neza cyane ko rukwiriye kurusigasira. Mbese ni uburenganzira bukwiye gusigasirwa paka byemeye, kandi ngo mu bice bigenzurwa na M23 ngo ubwo burenganzira burahari bwose mu by'ukuri kandi burimo kugenda bwubakwa mu ntambwe z'abagabo, mu ntambwe zitashidikanywaho buri wese akwiriye kuba abona. Ariko ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ishinjwa gukoresha imvugo zibiba urwango, kandi ubwo iyo ikaba ari entrave cyangwa se ari ibuye donc ni imbogamizi, ni pied de chopoma, ni ibuye rya risitaza rishobora gutuma ibyo byose bitekerezwa bitagerwaho, kuko mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ikiri hariya ikoresha imvugo zibiba urwango byo cyaba ari ikibazo. Bertrand Bisimwa ibyo bintu bigaruka akavuga ati les discours de haine sont endémiques dans la région de Grand Lac, car il semble que ceux qui propagent de tels propos jouissent de l'impunité, notamment au Burundi et au Congo. Mu by'ukuri ubona ko byamaze kuba nk'umuco, ni nk'icyorezo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko noneho ukabona abantu barabyishimira, barabyenjoyinga nk'aho ari ibintu by'ukuri, by'umwihariko ku Burundi ndetse na Congo, nk'uko rwose ndetse n'umugabo witwa Maître Mengen nawe abigaruka avuga ati urwango rubibwa mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruteye ikibazo, ruteye icyo n'iki. Kandi aravuga ati ibyo byagaragajwe na General Sylvain Ekenge Bomusa ndetse n'imbonerakure zo mu Burundi. Abo bose bakunze kugenda bagaragaza ko kuvuga ibyo biboneye, imvugo zibiba urwango ntacyo zibabwiye, nyamara bagakwiriye kugira gute kuzidebarasa cyangwa se kuzirengagiza. Bwana Jemuve, uranyumva aho ngaho uherereye? Amahoro munywanyi wanjye. Uri n'amahoro? Ndi n'amahoro, ndakumva cyane. Okay. Ubu tuvugana uri mu mujyi wa Uvira cyangwa wamaze kuvamo? Kuko nkunda kubona usimbagurika cyane. Bareka ari akamoto kakoshya. Oya, urumva niko kanyoshya. Ariko n'ubundi ndacyashinze amatako, ntabwo uri nahava. Ndacyashinze amatako? Aho ni sawa cyane. Hanyuma rero tubwire uko bimeze aho ngaho, amakuru arimo kuvayo mu mujyi aho ngaho ni ayahe mu by'ukuri? Kuko halo, ati aho amakuru arimo kuvayo ni ayahe? Cyangwa nkwijyanire mu mujyi rwagati ugira ngo amakuru yaho simba nayamenye? Sibwo nimo kunyumva? Connection yarivuye ariko ubu noneho ndakumva cyane. Aho ngaho amakuru namaze kubona nuko hari ubwato bw'ingabo z'abarundi bwarashwe, niba ari ukuri babikonfaminga cyangwa se niba utabimenye ngemba nabyimenyere, kandi yicariye hano i Kigali. Wowe uri kuri tere, banza utubwire wayamenye. Aya makuru nayamenye, ariko ntabwo naka yafatishije neza ngo bampe report ya risasi na magero y'ukuri kuzuye. Ubundi se ayo wamenye agaragaza ko yagenze bite? No kuvuga ngo ayo mfite ngiye ubu tuvugana, kumwe n'ubwato bw'abarundi bwarashweho ko ahubwo icyo nari namenya ni ababa bapiriyemo cyangwa se ibindi bintu byaba byahangiritse nyuma y'iraswa ry'ubwato. Ngo ni munition se sa amasasu se? Ni amasasu bwarashwe kuraswa ko. Bwarashwe ahubwo icyo nari namenya ni aba baba bakomerekeyemo cyangwa se baba babiburiyemo ubuzima. Nicyo kintu yenda umuntu asigaje kumenya naho kuvuga kuba bwarashwe, ahubwo ntabwo umuntu nyine aba yagafatishije amakuru yuzuye kugira ngo byose bihite biva mu nzira. Ariko nanone baratubwira ko hari n'abasirikare b'u Burundi barenga 100 rwose bahapfiriye, ko badapresiza.
abasirikare gupfa byo ntabwo byabura, ntabwo byabura, imibare yenda ntabwo yajya ahagaragara, ariko gupfa nanone ntabwo byabura kabisa, gupfa ntabwo byabura, kuko urumva ikintu nka kiriyo cyamaze gukorwa menya ngo n'ubundi n'ababiguyemo bo barahari, ntabwo babura, kuko urumva kiriya ni ikintu na M23 itagira uko tuzi yuko ari irokora abasirikare benshi mu bintu nka biriya. ntabwo dutsinda rero, tubwire uburyo mu mujyi aho ngaho hongeye kugaragara nanone ingabo z'abarundi zavuye hehe, zanyuze hehe, byari bimeze bite? Yes, ni ukuvuga ngo zongeye kuhagaragara, ndetse biba bimwe mu bintu byatunguye abantu benshi mu bice bya za Kalamabenge, ahitwa Songo ndetse na za Kibindula. Aho yenda batarimo baragaragara ni ku gice cy'umupaka hano ka Katumba, ariko kuri ibice bya hano hino usa nkuza gutya mu byaro ho barimo baragenda bahagaragara imirongo y'abasirikare babo barimo bagenda. Bajya he? No kuvuga ngo aba barimo baragenda ni nk'ibice bamaze gukaba. Ibihe barimo baragenda. Precision ubwo ni iyihe? No kuvuga ngo reba hano hakara Mabenge ka nk'urugero rutoye. Uri gusanga M23 iri mu gice cy'ubucici karitsiye z'umwugezimo abaturage. Noneho wazamuka nko hejuru mu misozi ugasanga hariyo nka defense y'abarundi. Idafite ibikoresho byinshi bihagije ku buryo bishobora kuyifasha mu guhangana n'igitero cya M23 mu gihe cyaba kibayeho. Ariko nanone bagaragara babona ukabona ko ari abasoda n'ubundi. Nubwo buryo rero barimo baragenda bagaragaramo, nuko kubabona batonze umurongo barimo baragenda, ni muri ubwo buryo barimo baragenda bagaragaramo nyine. Ako berekeza hehe nicyo nshaka kumenya. No kuvuga ngo naho baba bafite berekeza, no kuzenguruka gusa. Kuzenguruka bakatakata. Yes, no kuzenguruka mu buryo bwo kugira ngo making sure yuko nimba bari hejuru ku musozi ba making sure nimba aho hantu hari umutekano, ndetse bakanamenya n'ibice bitarimo M23 nabyo bakaba babigeramo. Nubwo buryo bakomeje kuzengurukamo, ntago ari ukuvuga ngo yenda ngo baraza kuzenguruka ngo berekeza Karemi, ngo bazenguruke berekeza Baraka, ngo bazenguruke berekeza by'umwihariko mu bice bya za Katumba, cyangwa se bazamuke berekeza hano kuri za Merco de la Ville. Nta nyine bo ni ukuvuga ngo bari muri ibyo bice nyine barakora amapaturo mu bice barimo. Apana kuba bafata inzira ngo babe bakerekeza ahandi hantu. Nubwo buryo rero bari kugenda bagaragara rwose. Yego. Okay. Ibyo rero bigahura nuko hariya za Kiriba nanone M23 yari yamaze kuhamena ibikoresho byinshi by'abasirikare. Ibyo ngibyo ni bigizwe ni ubuhe bwoko bw'ibikoresho wabwira abantu? No kuvuga ngo ahangaha ni amasasu ndetse n'izindi mbunda z'imisada zo mu bwoko bw'amamota, cyangwa se mota 120, mota 120. No kuvuga ngo nibyo bikoresho birimo birahazanwa, ariko n'ubundi mu kanya gato gashize nibwo mvuganye n'abantu bari mu cyama hejuru hariya za Kiriba. Urabizi ko na hantu nabaye igihe kirekire, rero mba mfite abantu benshi hariya nshobora kubaza. Bambwira ko ibi bikoresho birimo birazanwa nta kandi kamaro, nta kindi kintu bigiye gukoreshwa, bigiye kwifashishwa mu buryo budasanzwe bwo kuba by'umwihariko byatangira gukoreshwa mu buryo bw'amasuku mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi. Bajije amakuru nibwo bambwiye yuko ahantu bita za Useni M23 ni mu bice by'umujyi wa Buvira, n'ubundi usa nk'urimo urerekeza mu bice bya Fizi. M23 imaze iminsi yakira amakuru yuko hari abagesi ba nabi benshi. Ibice rero nibyo bigiye kwerekezwamo ibi bikoreshwa mu rwego kugira ngo n'ubundi bakomeze basukure. Nje gusukura navuga yuko kugeza amagingo abiri nakigoranye cyane,
kuko gusukura umujyi uri bugere mu gace cyangwa se gusukura lokalite cyangwa se groupement uri bugere mu gace abari bari abasoda bakaba abasivile, urumva nyine nabyo ni ibintu bikigoranye cyane. Ibyo rero nibyo birimo biragenda bikorwa, ndetse barimo barategura bakoresheje ubutasi bakamenya ese niyo hari umwanzi bashobora kohereza ibyo bikoresho. Gusa kugeza amagingo navuga ko ni ibintu bikigoranye cyane kuba yenda bishobora kuza kubashyira 100%. Yenda kubigeraho uko baraza kubigeraho, abduyi bagerageze kumucogoza, ariko nanone ntago biri bube wini 100%, n'ubundi ntago bari bugende bahasigara, kuko ibice byinshi barimo, kandi uburyo barimo mu buryo bw'abasoda, bakabamo no mu buryo bw'abasivili. Okay, reka twikomereza amakuru yo ni menshi, dukubite mu bice bitandukanye za Baraka, za Makobora. Reka duhere wenda nka za Katongo. Ahangaha amakuru twabashe kujya tubona kuhera ku munsi w'ejo nuko M23 nako FARDC yari yamaze kuhafata. Ese harane makuru arenza ayo ngayo? Andi yaragaragaza ko M23 nayo yamaze kuhacakira igafata n'intwaro. Ibyo nibyo ukuri nukuye? No kuvuga kugeza amagingo ya byibura 76 76 gutyo, mama 23 biragenzura iki gice cya za Katongo. Ariko na Wazalendo baracyarimo, Barundi ndetse na FDLR. Nazo ntabwo zari zaryo, urumva ziracyafite 20. Urumva icyo gihe bafite uko byagenda kose nacyo ni kinini. Nacyo ni kinini, igice nyine bashobora gushyiramo defense, kandi defense ifite imbaraga yakugabaho igitero, ahubwo bikarangira n'icyo gice ufite bagize gute bakikwambuye. Urumva mu by'ukuri ntabwo tuba twagaye twakonfirma yuko ibice bo babifite nyine 100%, kuko isaha ku isaha urumva imirwano n'ubundi biri bubi. No kuvuga ngo rero ibikoresho bamaje kubifata byinshi, ibikoresho by'imimbunda ntoya zo mu bwoko bwa AK47 zitwa za PKM, ziza 60 mm, ndetse bafatira n'amasasu. Ubu tuvugana amakuru mfite nuko bimwe mu bikoresho bamaze gufata isaha ku isaha bashobora no kuza kubyerekana muri ibi bice, kuko ni ibikoresho byinshi. Harimo ibikoresho by'itumanaho, ibyombo byo mu bwoko bwa Motorola, harimo n'amatelefoni bamwe na bamwe babambuye, ndetse n'utundi tuntu twinshi nyine dukoreshwa mu buryo nyine bwa gisirikare kugira ngo bahangane n'umwanzi. Ariko kugeza n'aya masaha amakuru mfite nuko mu gihe hatari bubeho ibindi bitero, ibi bikoresho n'ubundi bishobora kuza kujya ahagaragara, kuko rwose namaze kwakira amakuru yuko isaha ku isaha bashobora kuza kubyereka itangazamakuru kabisa. Reka tujye ahitwa Makobora. Ahangaha ni muri Fizi. Haba Wazalendo na FARDC bagabye igitero kuri M23. Ese iyo M23 ni ya indi yari yamaze kongera kuyisubiza, cyangwa ni akace kamwe barimo n'abandi bari mu kandi? No kuvuga ngo naha ngaha nago navuga ko intare zafite 100%, ariko nyine ziba zafite igice kinini kabisa. No kuvuga ngo aha ngaha iyahane hafata n'ubundi bitero uko byagenda kose babiri bituruke Baraka, birakwataka kandi bikakuzengereza. No kuvuga ngo rero hano Makobora mu Wazalendo zageze gutya zigiye gitero kuri 23. Aya makuru ndayakiriye ku isaha y'isa 8 iminota iri muri 35. Urumva twasatiraga ku isaha y'isa 9. Ariko igitero babagabyeho ni igitero cyabanjirijwe no kurasisha imbunda ziremereye, ariko bitamaze akanya kanini. Ukuvuga ngo rero ahangaha ibyabayeho byabaye, ariko byagiye kugera ku isaha y'isa 11 bijya gucya mu kuntu ibitero byahagaze, ndetse muri uko guhagarara biza kurangira n'ubundi nta n'umwe warengejwe indi santimetero y'ubutaka. Ubwo mbega bose buri umwe yagumye muri defenses.
gusa bahakomerekeye ntibabura. Amakuru nafatishije ni uko uruhande rw'Intare babiri bakomeretse mu gihe abazalendo batandatu bahasize ubuzima. Ibyo bikaba bigaragaza neza ko n'ubundi urugamba hano rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru. indi ntera aho ngaho Makobora. Kabisa uko byagenda kose hashobora kuza gukomeza kubaho ibitero kandi byinshi cyane, kuko urumva ahangaha hari n'inzira nyinshi haturukamo imisada ya bazalendo FARDC, imisada ya za Baraka. Urumva nyine uko byagenda kose M23 ifite amahirwe make yo kuza kugomba kuba yatuza itarimo irarwana. Baraka muri Fizi ahubwo amakuru agaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyahamenye rwose batayo y'abasirikare wayamenye. Nayamenye abarundi rwose bagera kuri 600. 600 bose niko ibingana harya batayo. Bura batayo ni 600. Ariko ubwo 600 ni batayo, ariko ntabwo nyine biba byujuje ubuziranenge buriya. Ubundi batayo ya nyayo yuzuye ubuziranenge ubundi ni kuva kuri 600 ufata igihumbi nyine. Ubwo aho ngaho bari batayo yuzuye full. Ariko hano muri Afurika kuko tuba tutari twagira abasoda benshi, usanga 600 bababara nka batayo. Hari n'abafatana 500 na 420 bakaba batana batayo. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaho hongeye kugaragara abasirikare benshi b'abarundi mu mujyi bisutse ku mugoroba muri ijoro ryakeye. Abo ngabo rero ngo bakaba barimo baza mu buryo bwo kugira ngo M23 itaza kwinjira Baraka. Kuko ngo hari amakuru yamaze kujya hanze yuko hari abasirikare bari kugenda binjira mu buryo bw'ibanga, bakamenya uburyo umujyi wa Baraka uteye, ndetse mu gihe batakaza umutekano, ahubwo ndavuga ku ruhande rwa FARDC, tukaba twabona mu buryo bwihuse iyi Baraka yatakwa. Ni ukuvuga ngo rero uburyo barimo baragendamo ni uburyo bwo kugira ngo baze guhangana n'ibitero bishobora kuza kubaho hano Baraka, ndetse mu gihe igisirikare cy'Intare gishobora kuza kugira gutya kwataka, noneho nabo baje kugerageza kugira gute gusubiza inyuma ibitero. Kuko kwataka Baraka, buriya Baraka yamaze kuvamo bisa nkaho FARDC iratsindwa noneho ku rwego rwo hejuru. Kuko igare kumva Baraka yavuyemo, tukumva ngo bageze muri za Tanganyika, tukumva ngo bageze za Karemi. Nyine ubwo kaba kamaze kuba nyine ni hahandi bakorasha, ugasanga bakorasha na za Kisangani. Ni ukuvuga ngo rero abo bagabo barimo bararwana no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bice baze kuba by'umwihariko babikontorora 100% kugira ngo hataza kuba hagaragara umutekano muke. Niyo mpamvu rero bari kudeployingayo. Baradeployinga iyo aho Baraka rwose twiginzibira muri Warungu, naho hari amakuru aho makuru yatuyongeye kuhafatira intasi za FARDC. Amakuru aragaragaza ko rwose zarimo n'abagore. Babacakiye rwose ibyo byo. Ubundi ukivuga intasi urumva uko byagenda kose abagabo bakora ubutasi, ariko noneho abagore bakabukora neza kurushaho. Ngo ubundi ngo hatagaragayemo umugore ngo ntabwo ubutasi buba buri kugenda neza. Ubundi nta butasi butagaragaramo igitsina gore, uko byagenda kose kiba kigomba kugaragara. Ni ukuvuga ngo iyi operasiyo nayimenye ku isaha y'isaa 9, ubwo bambwiye ko izi ntasi zimaze gufatirwa hano za Nzibira muri Warungu. Ahubwo ndibaza ni izi ntasi ubundi ziragenzwa n'iki? Byansabye kuba wanza guhamagara mu cyama cya 23 kugira ngo menye nimba hari icyo baba bamenye. Ariko amakuru nza kumenya yuko ngo izi ari ntasi zigerageza kumenya ibyo 23 irimo irategura hano Nzibira muri Warungu, ndetse n'umusadi hafite ushobora koherezwa muri Mwenga.
kugira ngo babe bakoramo biriya bice byose noneho babe bava hano batanga ramforo ahitwa za Shabunda. Ubwo mbega ni ukumenya muri iriya nzira ishobora guturuka Nzibira Mwenga kurinda ugera Shabunda bahafite imbaraga zingana gute ushobora guhangana n'ibitero bya makumyabiri bya FARDC n'abarundi bari hariya za Shabunda n'abaturukana b'abacancu birunze hano za Kisanga babizi hose hariya ni muntu. Ukuvuga ngo rero nicyo bari bagamije ariko baza gufatwa barimo bakobwa bagera kuri 2 ndetse n'abagabo 3. Bafashwe rero bahamaze igihe kingana n'iminsi 3. Bari gutata bamaze kwegeranya amakuru birumvikana. Bari bamaze kwegerana amakuru gusa sinari namenya nimba hari icyo bari baramaze gutanga kuri bagenzi babo. Ariko bamaze kuba bafatwa rwose ubwo urumva bose hamwe ni 5. Berekejwe he? Abangaba bamaze gufatwa baraza ko ntago bari bapakira mu modoka ariko baraza guhita bagarurwa hano za Bukavu. Za Bukavu. Reka tujye Ihembe muri Warikare ahangaha habaye imirwano ikomeye cyane yahuje M23 na FARDC iyo wayimenye? Nayimenye hano Hembe muri Warikare kwa General Guido Shiminayi. Ese buriya harya niho akiri? Niyo kirara cyahakabye n'uwitwa Karayire. Bari abagabo barahakabye bari abatopokrane rwose barahakabye neza cyane. Ariko rero urabijyanisha n'ahitwe Kibati ese biregeranye Hembe na Kibati? Hembe na Kibati biregeranye. Aho naho rugamba rwahageze. Habaye imirwano ikomeye cyane muri ibi bice bibiri. Imirwano navuga ko itamaze igihe kirekire cyane. Ariko yari iri mu bwenge bwinshi. Ukuvuga ngo Wazalendo zashakaga kwigaruza ibi bice. 23 ibice ntizashaka kubitanga ntiyashaka kubitanga. Urabizi yuko ari ibice byayivunye kandi buriya Hembe iri strategique na Kibati strategique. Ushobora gutakaza ukagufite ibibazo bikomeye cyane ukabura ugatangira kugabwa ibitero hano za Burayi ndetse na za Peti. Urugamba rwaba rusa nk'uburyo gusubirira uduri teritwari ya Warikare. Ukuvuga ngo rero habayeho ko gusakirana gusa muri ibice bigera kuri 2 sinari namenya ya report risasi na magero y'ababa bahaguye. Gusa imirwano yo yabaye tutikomeje no kugenda nkurikirana kugira ngo nze kumenya ese niki cyaba cyahangirikiye. Gusa icyo abantu bagomba kumenya nuko nta wari watsakaza nta wari wava mu birindiro bye. Ubwo aho Hembe nuko bimeze ariko se Kibati na Kibati urebye nuko kuko amakuru yaho muri ibice sinari nayageraho sinari nayamenya. Gusa imirwano yabaye icyo ndi kumenya cyo nuko nta wari wava mu birindiro bye ariko imirwano yo hano rwose yabaye kandi yari ikomeye cyane. Sinari namenya n'abahaguye ariko ivyo byo rwose bimeze nabi cyane. Okay, reka rero dusoreza ahitwa za Muheto aho ngaho naho ni muri Masisi bwo ni muri Kivu ya ruguru. Amasuku yahakoze yagize ngaruka ki kuba yakozeho cyangwa se y'ubwayo M23 yagize mu ngaruka ki uko nayo ishobora kujya gukora isuku gasanga nayo barasukuye? Biba bishoboka kuko ari ukwataka umuntu waguteza igice cyo gihe arakurangiza. Ukuvuga ngo amasuku yabaye yaguyemo Bazalendo 4 gusa ku ruhande rwa 23 nta musirikare bigeze batakariza. Bafatiramo n'imbunda zigera ku 8 zo mu bwoko bwa AK47 zimenye ndetse na PKM 2. Amasuka aho yabaye rwose amasuku navuga anakomeye cyane kugeza amaginga yashobora no kuza gukomeza kuko igisirikare cya 23 muri bice ntago gishaka yuko umutekano muke uri bukomeze kugenda uzamba urushaho kugenda uzamba. Amasuku yabaye. Reka ngushimire cyane rero bwana Jemuve amakuru ni menshi cyo no kuyagarukaho mu kandi kanya gato ya updates ziba ziri harere nyinshi cyane. Reka ngushimire cyane wakoze cyane kubana natwe.
murakoze cyane natwe turabashimiye. Asante Kevin yari kwanga bw'ibyuma nanjye nitwa Jerome Munyentwari mutwemere dusoreza aha ngaha turi buze kongera gusubira mu kanya gato cyane.